ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Imana nabishimire. Ni wa mugaragu w'Imana isumba byose, Faustin Mwenyimana. Bene data nshuti z'umusaraba, rero nje mu impuguro nshaka gutanga cyangwa se nshaka kuvugaho ni ibintu nkunda kubona mu nzu y'Imana kandi nyamara bitagakwiriye kuba bibamo ku bashyitsi bamwe na bamwe nkunda kubona mu rusengero. Ndashaka kuvuga ku bashyitsi bakunda gusura amatorero amwe n'amwe y'abantu bafite aho basengera. Bene data nshuti z'umusaraba, hari ibintu ureba rimwe na rimwe ukabona birambiranye cyangwa se ukabyibazaho ukibaza ute se uyu muntu ko ateranye imyaka n'imyaniko muri iri torero, ese ntabwo arafata umwanzuro? Ni iki gituma adafata umwanzuro ngo abarirwe mu bandi bana, ngo abe nawe umusangwa, nawe ajye yakira abandi bashyitsi nk'abandi? Ibyo ni ibintu nkunda kwibaza, ariko numvise nkwiriye kugira ikintu mbivugaho. Ndavuga reka mbivugeho, hanyuma ubyibonamo nawe abitekerezeho, hanyuma narangiza afata umwanzuro ukwiriye. Ndashaka guhugura abantu baza mu rusengero ari abashyitsi, ukwezi kwa mbere kukihirika, ukwa kabiri kukihirika, umwaka ugahinguka, n'undi ukaza ugataha, umuntu ukimubona ari umushyitsi. Umuntu ukibaza uti umuntu nk'uwo niki kimutera kudafata umwanzuro kuza ngo abarirwe mu bandi bana, abarirwe muri urwo rugo, ndavuga muri iryo torero? Niki gituma yaba yarashimye ubushyitsi? Niki gituma atafashe umwanzuro wo kuba yaba umwe muri bo cyangwa umwe muri abo bakristo? Umuntu arateranye ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu, umwaka ukarinda urangira, wa muntu ukimubona harya uwo muntu aba atarafashwa, aba atarafata umwanzuro. Ibi mbivuze atari uko nanze abashyitsi, sinanze abashyitsi basura amatorero yacu, ahubwo ndimo ndibaza ni gute umuntu aba umushyitsi ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, agahinguranya umwaka ukarangira, ndetse ukamubona no mu wundi mwaka. Uwo muntu harya ubwo aba akiri umushyitsi cyangwa aba yarabaye nk'umusango? Mbivuze kugira ngo wowe ukunda kuza kenshi ukitabira n'amasengesho rwose y'itorero, ndashaka kukubaza aka kantu, nubwo utansubiza ariko ugatekerezeho. Niba uteranye muri ibyo bihe byose bitambutse, umwigisha agacaho, umwaka ukarinda uhinguka, urengerana, urangira, umwaka ukarinda urangira, nta jambo riba riragufasha ku buryo wisanga muri urwo rugo, nawe ugaharanira kwandikwa mu gitabo cy'abitorero, ukaba uwo muri urwo rugo, aho kugira ngo ujye uza uba nk'umushyitsi? Niki kibigutera? Kandi hari igihe rimwe na rimwe uba utanafite n'itorero uturukamo rizwi, ariko ugasanga ubaye umushyitsi mu kwezi kwa mbere, kugeza mu kwa 12 umwaka urenga. Wafashe umwanzuro ukaba umukristo wo mu rusengero, byibura abakubona bakabona yuko wabaye mwene data cyangwa se wabaye umusangwa nawe aho hantu, hanyuma nawe ukajya wakira abandi bashyitsi. Niki kigutera gushima ubushyitsi? Niki kigutera kutibona mu bandi?
bene data nshuti z'umusaraba, ukwiriye kuba umukristo muri urwo rugo. Ntube inzererezi yo mu rusengero, ntube inzererezi yo mu mwuka. Ukwiriye kuza ukaba ugashorera imizi muri iryo torero, ukarya ibyo muri iryo torero, ukaba umukristo. Mu yandi magambo, ibyo abasangwa babona bitandukanye n'iby'abashyitsi babona. Ibyagaburirwa abasangwa ntabwo ari byo wowe wabona uri umushyitsi mu nzu y'Imana. Bisaba yuko ufata umwanzuro, kuko kwigishwa ko warigishijwe, ni ukuvuga ngo haba hari icyagufashije, cyakubatse, hanyuma kigukumbuza kumva yuko ukwiriye kujya uza aho hantu ukaharira ibiryo byaho, ukahasangirira n'abandi. None nkubaze, ni iki kigutera kudafata umwanzuro ngo nawe ubarurwe mu gitabo cy'abitorero, nawe ube uwo muri urwo rugo? Ni iki kibura gituma utaba umukristo w'aho hantu? Njya mbabona iwacu aho nteranira muri ADPR cyane cyane, umuntu akaba umushyitsi rwose, ukamubona rimwe, ukamubona kabiri, ukamubona gatatu, umwaka ugahinguranya umubona aho hantu. Ariko njye nkibaza, ese uyu muntu ni ugushyima ubushyitsi gusa? Wibuke ko hari igihe ushobora nko kugira ikibazo runaka, ukaba wapfa, wenda ukaba wapfa mu rugero, ariko ukabura abagushyinguza kubera ko ntabwo uzwi muri iryo torero nk'umushyitsi, ntabwo uzwi nk'umuntu w'umusango. Ni ukuvuga ngo iyo bigeze hagati aho ngaho, ntushobora kubona pasiteri uguherekeza, ntushobora kubona pasiteri uvuga ngo uyu muntu twari tumuzi yari umukristo wacu. Nubwo idini atari ryo rizajyana umuntu mu ijuru, ariko ukwiriye kugira aderesi y'aho ubarizwa, ku buryo no mu gihe wifuje kuba wenda washyingirwa, wabatirisha se, cyangwa se bivuge ngo ikize, mbese ku buryo wakenera serivisi runaka muri iryo torero, abantu bavuga bati uyu ni umukristo wacu, turamuzi. None mu by'ukuri ugize ikibazo watabarwa n'abandi. Ninde pasiteri wakwishingira? Urumva atari ikibazo? Ukwiriye gufata umwanzuro, kuko igihe wize wigishijwe kenshi, uharira ibiryo bitandukanye kandi byiza. Ndatekereza ko igihe uba uhamaze, ni uko ibiryo byaho uba warabishimye kandi uba warabikuyemo intungamubiri. Ubwo ndimo ndavuga mu buryo bw'umwuka. Rero ukwiriye no gufata umwanzuro, byibura ukaba umukristo w'aho ngaho. Ijwi riranyongoreye ngo abenshi impamvu mutabikora ni uko kondisiyo z'itorero abenshi muba mutifuza kuzigenderamo. Ariko se mu by'ukuri, niba uteraniye aho ngaho kondisiyo ukumva utazishoboye, reka tuvuge ko utazishobora. Wenda muri ADPR urabizi ko nta mukristo waho udefiriza, ntawe ubyemerewe. Nta mukristo waho wambara ipantaro, ntawe ubyemerewe. Nta mukristo waho usiga inzara cyangwa se ngo ashyireho majagu z'inzara, ntawe ubyemerewe. Nta mukristo waho usiga arya bya bindi byo ku minwa yanyu n'ibiki, no gutobora amatwi n'ibindi n'ibindi. Hari ibyo umukristo usengera muri ADPR atemerewe. Izo ni kondisiyo koko, abenshi kuko ntimuzishobora. Ariko se mu by'ukuri, reka mvuge ko mutazishobora. None uramutse ugize ikibazo, watabarwa n'abandi.
wakwisanzura kuri bande, watabaza abandi. Bisaba ko ukwiriye kwisanisha n'abusanze ukaba uwaho kugira ngo bakwibonemo nawe ubibonemo. Mu itorero rya ADEPR ntiduheza abashyitsi, dukunda abashyitsi. Ariko wa mushyitsi nanone ugenda akarambirana akamara umwaka undi ugahinguka, rwose vraiment ukwiriye gutekereza kabiri ukibaza ngo niba mbaye ahangaho umushyitsi nuko ibyaho mba narabikunze, ariko nkwiriye no gufata umwanzuro nkaba umukristo muri ADEPR, nkaba umukizwa umaramaje, byibura nkagira igitabo nandikwamo kivuga ngo baranzi, ku buryo ngize ikibazo nshobora guhamagara itorero cyangwa se itorero rikaba ryantabara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. None mu by'ukuri niba udafite aderesi, udafite aho ushorera imizi, udafite aho ushingiye, mu by'ukuri urumva utameze nk'inzererezi mu rusengero. Ni ukuvuga ngo dusigara tugufata nk'aho uri inzererezi, kuko niba umaze igihe kingana gutyo utarafata umwanzuro, sinzi n'uburyo ufatwa imbere y'Imana. Uriga ariko ntumenya, ijambo riragutsinda ntufata umwanzuro, ijambo rikaguhugura ariko ntufata umwanzuro, none se ubwo uzabarizwa hehe mu by'ukuri? Nugira ikibazo uzatabarwa nande? Reka ibyo mu ijuru tube duse nk'aho tubyirengagije, kuko mu ijuru umuntu azajyanwa n'ibikorwa yakoze, n'uburyo yakoreye Imana, n'uburyo yagendeye imbere yayo, n'imirimo yakoze, n'uburyo yakiranukiye Imana. Turabizi yuko amatorero yose ahava akagera mu isi, nta torero Imana izashingiraho ngo ivuge ngo iri torero niryo rizinjira mu gihugu cyo mu ijuru. Tuzajyanwa n'ibikorwa twakoze, n'imirimo izagenda iduherekeje, niyo izatuvuganira, niyo izatuma Imana itwishimira cyangwa se ikagira aho itwicaza. Njye ndimo ndavuga ko noneho ku by'isi cyangwa se mu matorero yacu yo mu isi, umuntu agira pasiteri we wo mu mwuka umurera, umwigisha, umugira inama. None wowe mu by'ukuri ufite pasiteri nde ushobora kukugira inama? Ufite muhuguzi nde ushobora gutakira ugize ikibazo akakugira inama? Mu by'ukuri uhagaze hehe? Ubarizwa hehe? Uwagushaka yagushakira he? Yakubariza he? Nasoza nkugira inama nkubwira ngo inshuti y'umusaraba, fata umwanzuro, inzira z'ikigendwa, ugira aho ubarizwa hazwi, ku buryo ushobora gukenera serivisi runaka ukagenda ubagana bakakumva vuba, bakavuga bati uyu ni uwacu. Bene data nshuti z'umusaraba, nigeze mbona umuntu umwe wigeze gupfa, abura umushyinguza, bajya gutira umupasiteri. Ni kimwe n'abantu mujya gushyingirwa cyangwa se gusezerana, ugasanga mugiye kugura umupasiteri hanze ubasezeranya, kubera ko ntaho mufite hazwi. Urumva uba utari inzererezi, urumva uba utababaje. Byitwa ko wasezeranya ariko ntufite aderesi ifatika. Bene data, nasoza nkugira inama yo kujya kwiyandikisha cyangwa se kwibaruza mu itorero ryawe ubarizwamo. Aho waba usengera aho ariho hose, upfa kuba warashimye serivisi zaho zerekeranye n'ijambo ry'Imana, Imana ibacishamo. Fata umwanzuro, ugira aderesi, ugira aho ubarizwa, hanyuma abantu bamenye ngo uyu asengera muri Anglikani, uyu asengera muri ADEPR, uyu asengera mu bakatolika, hanyuma ugire aderesi zifatika. Urumva nkubwiye nabi se? Mugiriye inama ya kigabo. Ndasoje.
nakagaruka.